Mu myaka 2 ishize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakora umwuga w'ubunyamakuru bw'umwuga mu binyamakuru bizwi barengaga 83,000, mu Bwongereza 84,000, naho mu Butaliyani 100,000. Aba ni abanyamakuru bemewe kandi bakora ubunyamakuru nk'akazi kabo k'ibanze, utabariyemo abapaparazi, abakora ku mbuga nkoranyambaga nka za YouTube, Facebook, Instagram ndetse n'izindi. Mu Buhinde ho umubare w'abanyamakuru ukubye inshuro nyinshi aba, kuko ubwabyo ibinyamakuru byandika bifite ubuzima gatozi kandi byemewe na leta y'Ubuhinde birenga 100,000. Mu Rwanda uyu munsi dufite amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru byandika, usibye ko hari n'abandi benshi batunzwe no kwirirwa na za kamera n'ibyuma bifata amajwi batara amakuru yo kugeza ku baturage mu Rwanda no hirya no hino ku isi, yaba mazima cyangwa apfuye. Kuki tugura telefone zaba izisanzwe cyangwa izigezweho zifite ikoranabuhanga karundura, smartphone? Kuki dutunga mudasobwa? Kuki tugura amaradiyo? Kuki hari amasosiyete y'itumanaho hirya no hino ku isi yinjiza amafaranga umuntu atashobora kubara? Impamvu nta yindi, nuko abantu hafi ya bose bamaze kumenya ko icyambere ari amakuru. Ni ibyago byinshi bishobora kuvuka uko nta makuru ahari, cyangwa se habayemo ikibazo mu guhererekanya amakuru, communication. Ni intambara nyinshi zagiye zivuka ku isi kubera icyo kibazo cya communication. Ese ibintu byo gutara, gutangaza no gukurikira amakuru ku buryo umuntu wacitswe amakuru runaka ahangayika byo gupfa byavuye hehe? Ni iyihe nkomoko mu by'ukuri y'icyo twita itangazamakuru kugeza ubu? Iki kiganiro cyitwa Burahure, ugikurikiranira kuri Roni Magazine, iyo kigutegurira nkanakikugezaho. Nitwa Romuald, niyo gisubizo, Roni Kengo. Mbere y'uko hatangira icyo twakwita itangazamakuru, uburyo bw'umunwa bwari bwo buryo bw'ingenzi mu guhererekanya amakuru mu mateka y'isi. Hari abitwaga intumwa. Umutegetsi cyangwa undi umwe mu banyacyubahiro ukeneye kugira icyo abwira mugenzi we yamwoherezagaho intumwa. Iyo ntumwa nayo ikazagaruka igarukanye igisubizo. Nuko byagendaga niyo hari amategeko, amatangazo cyangwa se amakuru umwami cyangwa undi mutegetsi yabaga ashaka kumenyesha rubanda. Hagombaga kuba umuntu uzi kuvuga mu ijwi riranguruye, akaba ari we ubwira rubanda rwose ibyo umwami ashaka ko bamenye. Uburyo bw'umunwa bwarubashywe bumara igihe kinini ari bwo buyoboye isi mu byerekeranye no guhererekanya amakuru ndetse no gutumanaho. Uburyo buteye imbere se bwo bwaba butandukanye n'ubwo bwamaze igihe kinini buyoboye isi? Reka da, ahubwo niwitegereza neza uzasanga aya mateleviziyo, amaradiyo n'ibindi bitangazamakuru ari uburyo bwo gutuma iby'umunwa wa runaka uvuze bigera ku bantu benshi batagira ingano mu kanya nk'ako guhumbya, kandi muri ako kanya bivuga, cyangwa se bikabikwa ku buryo uwo bizageraho igihe cyose azabibwirwa n'ikoranabuhanga, nawe akamenya amakuru nk'uwari wibereye aho yatangarijwe cyangwa nk'uwari kumwe n'abayatangaje. Iyo bavuze itangazamakuru, ako kanya mu bwonko bwawe hahita hazamo umugabo wiriwe yikoreye kamera n'ibyuma bifata amajwi, ashakisha amakuru ku birimo kubera hirya no hino. Nyuma y'ibyo naho akicara imbere ya mikoro cyangwa imbere ya kamera, agatangira gutangaza ibyo yabonye cyangwa yumvise, cyangwa se akicara imbere ya mudasobwa kugira ngo yandike ndetse anashyire ku mugaragaro ibyo yabonye kandi yumvise. Nibyo koko. Niyo mpamvu iyo ukeneye amakuru ufungura televiziyo, radiyo cyangwa se ukagura ibinyamakuru byo gusoma. Abenshi ikoranabuhanga rya telefone zigezweho, smartphone, ryabavunnye amaguru, aho usigaye usanga radiyo, televiziyo, ibinyamakuru n'ubundi buryo bwose bushoboka bwo kubona amakuru umuntu abufite mu kiganza cye. Itangazamakuru ni ijambo mu Cyongereza bita journalism, mu Gifaransa journalisme, bikava ku ijambo jour, umunsi. Iyo bavuze journal ariho ijambo journalisme risobanura itangazamakuru riva, baba bashatse kuvuga ugereranije mu Kinyarwanda ngarukamunsi. Icyo twakwita igitangazamakuru cyabayeho bwa mbere mu mateka y'isi ni inyandiko itangazamakuru yazengurukaga muri Roma ya kera. Iyo nyandiko ntangazamakuru yitwaga Acta Diurna mu myaka ya za 50 mbere ya Yezu Kristo. Iyi Acta Diurna yakusanyaga ibikorwa by'ingenzi byabaye ku munsi nk'amagambo yavuzwe n'ibikomerezwa bitandukanye, bikabyandika ubundi bikamanikwa ahahurirwa abantu benshi. Mu Bushinwa mu gihe cy'ubutegetsi bwa Batang, imizingo y'ibyitwa Tao yabaga iriho amakuru yo hirya no hino mu bwami, igashyikirizwa abayobozi n'abandi bategetsi bakomeye mu bwami.
yakomeje gukoreshwa nk'uburyo bwo gutangaza amakuru kugeza mu gihe cy'ubwami bw'abitwa ba Qing mu mwaka w'1911. Ibinyamakuru bya mbere bya nyabyo ku isi byashyizwe ahagaragara mu mwaka w'1609. Aha hari mu mijyi yo mu Budage. Ikinyamakuru cya mbere cyanditse mu rurimi rw'Icyongereza, The Weekly News, cyashyizwe ahagaragara mu mwaka w'1622. Imfura mu binyamakuru ngarukamunsi, The Daily Current, cyagaragaye mu mwaka w'1702. Ubwo guverinoma hirya no hino ku isi zatangiraga gushyiraho amategeko agenga n'arengera abanyamakuru n'ibitangazamakuru, imisoro n'uburenganzira bw'abanyamakuru mu kinyejana cya 18, itangazamakuru ryarushijeho gukora neza no gukora kinyamwuga hirya no hino ku isi kugeza ubu. Ibitangazamakuru byinshi byagiye bikura kugeza ubwo ubu kubona amakuru bitakigusaba gutegereza abakuzanira ibinyamakuru byanditswe nawe ukabifata ugasoma, ahubwo ku bw'ikoranabuhanga rya murandasi abantu basigaye barorohewe cyane no gusakaza ndetse no gukurikira amakuru, uyakiriye akayasangiza abandi, ku buryo kuri murandasi inkuru mu gihe kitarenze isaha ishobora kuba isomwe cyangwa ikurikiranwe n'amagana, ibihumbi, yewe n'amamiliyoni y'abantu mu kanya nk'ako guhumbya. Mu kinyejana cya 17 utunyamakuru twanditse twavugaga ku bintu bigiye bitandukanye byabaye twakunze kwifashishwa cyane. Twavuga nk'akitwa The Tatra mu mwaka w'1709 n'akitwa The Spectator mu mwaka w'1711. Mu myaka y'1830 nibwo hatangiye kujya habaho uburyo bwo gusakaza utunyamakuru hirya no hino, ku buryo twashoboraga kugera ku bantu benshi bazi gusoma mu gihe gitoya. Igiciro cyo kwandika, gusohora ku mpapuro no kugeza amakuru ku bantu benshi mu gihe gito ku buryo bw'utunyamakuru n'ibinyamakuru byanditse cyari kinini cyane. Ivumburwa rya radiyo na za televiziyo nka bumwe mu buryo bwo kugeza amakuru kure cyane hashoboka kandi mu gihe gito byabaye nk'irikemura icyo kibazo. Mu kinyejana cya 20 ikoranabuhanga ry'ibyogajuru ndetse na murandasi byakoreshejwe cyane nka bumwe mu buryo bwo kugeza amakuru kure cyane hashoboka kugeza ubu. Mu kinyejana cya 20 kandi itangazamakuru ryarakuze ndetse rinamamara nk'umwe mu mwuga nk'indi yose yari isanzweho. Ibi bikagaragazwa n'izi ngingo enye z'ingenzi. Iya mbere, umubare munini kandi ukomeza kwiyongera w'abanyamakuru bakorera kuri gahunda igaragara. Kabiri, gutangira kwigisha amasomo y'ubunyamakuru mu bigo bitandukanye by'amashuri na za kaminuza hirya no hino ku isi. Gatatu, ubwiyongere bw'inyandiko zaba izivuga ku mateka, amakuru agezweho n'ibyegeranyo bitandukanye mu bitangazamakuru no kuri murandasi, byose bikorwa n'abanyamakuru kandi bafite gahunda. Kane, umuryango w'abantu cyangwa se sosiyete y'abantu, abaturage muri rusange, kwiyumva n'itangazamakuru nk'imwe mu ntwaro ishobora kubarinda, kubavuganira no kubarengera. Urugaga rw'abanyamakuru rwabayeho bwa mbere rwabayeho mu mwaka w'1883, rwari urw'Abongereza, ari nabo bari mu bafite itangazamakuru rihambaye ku isi kugeza ubu. Haje gukurikiraho Abanyamerika mu mwaka w'1933, nyuma Abafaransa nabo baza guhimba icyiswe Fédération Nationale de la Presse Française. Mbere y'ikinyejana cya 19, abanyamakuru bitozaga akazi mu buryo bwo kugendana n'abamaze igihe kinini mu kazi, gusoma ibyo abandi banditse bakabiterura, n'ubundi buryo nk'ubwo butari ku rwego rwo hejuru, nyamara bagakora itangazamakuru kandi neza. Isomo ry'ubunyamakuru ryigishijwe bwa mbere muri kaminuza ya Missouri ho muri Columbia hagati y'umwaka w'1879 n'umwaka w'1884. Umunyamakuru w'umunyamwuga wa mbere wabayeho ku isi ni uwitwa Joseph Pulitzer, warangije isomo ry'ubunyamakuru muri kaminuza ya Columbia University mu mujyi wa New York, akaba ariho yambikiwe ya myambaro y'abarangije kwiga kaminuza. Hari mu mwaka w'1912. Aha niho byatangiye kugaragara ko gutara, gukusanya no gutangaza amakuru ari ikintu koko kitoroshye ndetse gikeneye indi myitozo ihambaye. Abasesenguzi bakomeje no gusanga amakuru y'ingeri zitandukanye nk'ubukungu, ubucuruzi, politiki, ubuzima n'ibindi bikeneye abantu bazobereye muri buri kintu ku buryo bw'umwihariko.
iterambere rya za televiziyo, radiyo na murandasi nka bumwe mu buryo buhambaye bwo gukusanya no gutangaza amakuru byatumye hakenerwa ubumenyi buhambaye kurushaho. Ngo kuko mu myaka y'1950 itangazamakuru ryatangiye kwigishwa muri za kaminuza hirya no hino ku isi. Itangazamakuru ryanditse ku buryo bw'ibitabo naryo rifite amateka asa nkaho ari magufiya. Bamwe mu bagabo bakoze ubu bwoko bw'itangazamakuru barimo Truman Capote, Tom Wolfe na Norman Mailer. Mu kinyejana cya 20, imirongo ngenderwaho n'imikorere y'itangazamakuru hirya no hino ku isi yagengwaga na za leta z'ibihugu iryo tangazamakuru rikoreramo, cyane cyane muri leta z'abakomunisiti. Ibi bitangazamakuru byinshi wasangaga bigengwa na leta z'ibihugu, abayobozi babyo ndetse n'abanyamakuru nabo bakaba abakozi ba leta, ni ukuvuga ko bahembwaga na leta. Ibi byatumaga iryo tangazamakuru rigomba kubwira abaturage kiba ari icyo guverinoma yemerekanyaho nabo. Aha wasangaga itangazamakuru rigomba kuvuga ku ntsinzi ndetse n'ibikorwa bitandukanye by'indashyikirwa guverinoma yagezeho, ariko ibitaragenze neza cyangwa se ibitarakozwe uko bikwiye bikavugwaho gakeya cyangwa se ntibinavugweho. Uku gutangaza amakuru kuyobowe n'igitsure cya guverinoma kwatumaga umwimerere w'itangazamakuru n'icyo rimaze mu by'ukuri kivangirwa muri ibyo bihugu by'abakomunisite. Mu bindi bihugu bitari iby'abakomunisite wasangaga itangazamakuru ryigenga rikavuga ukuri, nko muri byinshi mu bihugu bivuga ururimi rw'icyongereza hirya no hino ku isi, cyane cyane nko mu burengerazuba bw'Uburayi. Mu gihe itangazamakuru gakondo ryakoraga, amakuru yabaga ari imboneka rimwe, kuyageraho bitoroshye, kandi ugasanga abayakeneye nabo ntibagira ingano. Ariko mu kinyejana cya 21 ibyogajuru na za murandasi byoroheje ibintu ku buryo amakuru agerwaho na buri wese ku buryo bumworoheye. Nguku uko itangazamakuru ryajemo ihangana rikomeye, aho usanga ibitangazamakuru byose bivuga inkuru imwe yabereye ahantu hamwe, ariko ugasanga kugira ngo inkuru irebwe na benshi abanyamakuru biyongerera n'ibyabo ahanini bitari nabyo. Ibyinshi mu binyamakuru bikomeye byakoreshaga uburyo gakondo mu kinyejana cya 21 byayobotse inzira ya murandasi mu rwego rwo guhaza abakiriya babyo hirya no hino ku isi. Mu kinyacumi cya kabiri cy'ikinyejana cya 21 itangazamakuru cyane cyane rikorera ku mbuga nkoranyambaga ryakunze kumvikana n'ijambo ibihuha. Ibihuha bigamije gukurura abakurikira amakuru kubw'inyungu za ba nyiri kuyatangaza bitewe n'umubare w'abayarebye. Mu gihe abakandida b'amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika biyamamazaga mu mwaka w'2016, na nyuma y'itorwa rye akaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump nawe yakunze gukoresha iri jambo ibihuha ashaka guhakana amakuru mabi amuvugwaho. Ese muri iki gihe kubona amakuru byorohejwe n'ikoranabuhanga, aho kugira ngo umwimerere w'amakuru ya nyayo usigasirwe ku buryo abantu babona amakuru y'ukuri, ahubwo usanga ibihuha ari byo byahawe intebe, hakorwa iki kugira ngo abantu bongere babone amakuru y'umwimerere nko mu bihe itangazamakuru gakondo ryakoraga? Igitekerezo cyawe cyandika aho hasi mu mwanya wa comment. Njye nitwa Romwari Niyo Gisubizo Ronikenko. Iki kiganiro cyitwa Burahuri ugikurikiranira kuri Roni Magazine. Like, subscribe, comment ndetse na share bikomeze bintero kuri mwe mwese mukunda ibiganiro bya Roni Magazine. Ciao, naho ubutaha, ndabakunda cyane.